Ngize amahirwe ndakubonye, nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Ubu noneho nakwibohora ngatura umutwaro maranye iminsi, nkinigura nkakubwira ijambo rimbuza amahwemo ubutitsa. Unteye amatsiko rwose. None si iryo jambo ni iri? Iryo jambo ni bwoko ki ku buryo urigereranya n'umutwaro? None se ni ribi ko ngize ubwoba? Iryo jambo si ribi, ni ryiza. Ikibazo gusa n'uwo ndibwira. Sinzi kuryakira uko mbishaka, ariko nawe nzi neza ko ubizi. Bavuga ko kunigwa n'ijambo warivuga ukanigwa n'uwo uribwira. Ubu ndi imbere yawe ngo unyinigire, ariko mbohora umutima wanjye. Wikomeza kuvuga menshi. Uwo ubwira ndahari naho nagiye. Inigura umbwire ngo uteze yombi. None se ko mbuze aho mbihera? Ubu ntiwandeba mu maso ngo umenye ikiri mu bwonko, unsubize ntaravuga byinshi. Ariko ushobora kuba wibagiye ko ndi umuntu. Sindi marayika ngo ndarira mu mutima wawe. Sindi Imana ngo ndamenya ibitekerezo byawe. Kandi sindi umuhanuzi ngo nereke ibyo ushaka. Tora uvuge numva ibyo umbwira. Nibiba bishoboka ngo usubize uko mbyumva. Mwana wa mama biragoye, ariko reka ngerageze nkubwire. Hashize igihe kinini nkwitegereza cyane, nabonye ko uteye ndabishima. Naragusuzumye nyurwa n'imico yawe, nsanga ari wowe uhora mu nzozi zanjye, nubwo akenshi kuzisobanura bigora. Gusa ntagiye kure, reka nkubwire, ndagukunda mukobwa ubasumba. None se kuvuze menshi muri ayo ntoremo irihe? Ni rimwe mvuze nsoje, ni ndagukunda nta rindi. Niryo ryari riboshye umutima wanjye. Mbese ni iryo? None se kuvuga ko ukunda umuntu biragoye ku buryo ubanza guca hirya no hino ukabisasira nk'aho bidasanzwe? Ikibazo si ukuvuga ko ngukunda, ahubwo ni igisubizo mpa nawe. None se ndagukunda ko ari interuro yemeza, ndagusubiza ntatari ikibazo wambajije. Kubikubwira ni ukugira ngo ugire icyo uvuga nawe, unsubize ko nibura nawe unkunda, kandi ndabizi ntujya kure yabyo. Umva icyizere, hanyuma kukubwira ko ngukunda ubwo harakurikiraho iki? Ubwo icyo nifuzaga ndaba nkibonye. Guhera uyu munsi urambere umukunzi, dutangire urugendo rushya rw'ubuzima twembi, dutangire kugana inzira yo kubana. Mbabajwe nuko wiboshye aho kwibohora. Ibyo waruboshywe n'iryo jambo wumva ko kurivuga birakuruhura, ariko rigiye gupfa ubusa pe, kuko icyo wifuza nubwo ari cyiza ariko nticyashoboka nshuti yanjye. Gusa umbabarire nanjye sinjye. Ngiye kukubwira ukuri kuryana, ariko kukwakira nibyo bikwiye. Nkubwije ukuri wipashe murefu, ni ukuri wasimbutse inzego. Nge ndumva icyari kukubera cyiza ari uko wari kunigwa n'ijambo, kuko wenda ryo ryakuniga neza. Bavuga ko kwemera atari uguta agaciro. Wakabaye wagiye kureba abandi, njye ukangendera kure rwose. None se ko atari njye wabihisemo, kandi kuki umbwira nabi nk'aho nciye nk'amabere? Wenda utunguwe no kubyumva, ariko reka nguhe umwanya ubanza ubitekerezeho neza, uzampa igisubizo gikwiye. Ntega amatwi nkubwire musore w'abandi, amaboko azaguhuye amenya gusuhuza. Urukundo ntirwingingwa, rwishakira inzira. Kutakwemerera urukundo si uko utarukwiye, ahubwo umutima wanjye nawuhaye undi kera. Wakerewe kuvuga ko nkunda. None sinakora ikosa rwose ngo nkubeshye ko nkukunda kandi mfite uwo nkunda. Yo, mbega ndumva ntengushywe cyane, ariko nubwo ngukunda sinakwifuza ko usenya. Ngo wangu ukunda ngo ukunde njye uje none, kandi we mumaranye iminsi. Umbabarire kukubwira ko ngukunda. Numvaga umutima uremerewe, ariko ubu ndaruhutse. Wenda uwo muri kumwe n'ibyanga uzibuka ko hari undi ugukunda, maze ntuzatinde cyane, ahubwo uzahita uza nsanga, kuko uzasanga nkigukunda. Yo, urambabaje disi. Ndumva nkugiriye impuhwe rwose. Gusa wikwisaza cyane ngo utekereze ko bizaba, ko hari umunsi uzagera nkaza nkusanga natandukanye n'uwo nkunda. Oya, wowe ihe umutuzo wiyakire, ahubwo wemere nkubere inshuti isanzwe, kuko kuguha urukundo biri kure kuruta inyenyeri. Aha, nagira ntese kandi kumbera inshuti ni byiza, nabyifuza cyane rwose. Ariko se ko nagukunda utari inshuti yanjye, nkananirwa gutegeka ibyiyumvo uri kure yanjye. Numbera inshuti tuganira, nagira ikibazo nkakumenyesha, urumva bizamarira iki? Ko nzaba mbaye nk'ushyira amakara mu gatuza akibeshya ko atamutwika. Ntawe ugira inyota ngo bamuhe umugati, ntawe ugira inzara ngo bamuhe amazi. Nabyumvise kera babiririmba. Ubucuti busanzwe ntibukunda ko umuntu ukunda, kuko ahorana icyizere yizera ko umunsi umwe bizaba, akakwigarurira ukamubera umukunzi. Si uko nifuza kuba inshuti yawe, ariko ubucuti nifuza ntibusanzwe.
njye nashakaga ko mbera umukunzi. Ubwo byose n'ibirorere rero, uca ukwawe nca ukwanjye. Wenda niba ari ibizakunda, nzabona uje kumbera uwo nshaka. Icyo nzazirikana ni uko nagukunze urudashoboka. Ngaho genda amahoro, wiyakire kuko urwo wankunze urudashoboka rwose. Icyizere kirari murabizi, ariko ntiwibagirwe ko kiraza amasinde. Urukundo rwanjye nawe ntirwashoboka wankunze urudashoboka. Nibyo nagukunze urudashoboka. Wakabimenye se.